Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu ni mwema. Alikuwa kijana nami, sasa ni mzee lakini sijamwona. Mwenye haki ameacha, wala mzao wake ukiomba. Alikuwa kijana nami, sasa ni mzee lakini sijamwona. Mwenye haki ameacha, mzao ukiomba. Hakika Mungu ni mwema, ametenda. Urugendo runini n'imbaraga nyinshi yatanze kugira ngo uyu munsi wa none tube duhagarariye. Amateka ni menshi, bamwe murayazi, sina ngombwa kuyasubiramo. Uyu mubyeyi mubona hano narwanye intambara ikomeye yo kuturera. Ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yaramushoboje. Ndagushimiye, Imana igumugishe. Kugira abana batandatu bahuje impano ni ikintu kitoroshye. Mwihangane nyine bibe, kuko ni ubwa mbere bino bintu bimbayeho kabisa. Yigeze kunyicaza arambaza ati se ko wasoje kwiga ubuzima bwawe bumeze bute, icyerekezo cy'ubuzima bwawe ni ikihe? Ndambwira ati ngewe rero Imana yampaye impano kandi niho mugisha wanjye. Humure nta kibazo, ntutinye ubuzima, impano yanjye iri mu mugisha. Mama rero ibi nibyo nakubwiraga, nta kindi kintu nzakora ni ukuririmba. Natinze mu mbabarire, namutegura impano kubera ko yabaye intwari. Hanyuma nihuse, reka nsaba umubyeyi wanjye Bishop na mama Bishop, Pasiteri Kado na mama Pasiteri Kado, mutambuke munyemere mu byubahiro byanyu, mutambuke tuvugirize Imana amashimisha. Kamera kuri Bishop. Ibyo ngiye kuvuga n'abaririmbyi banyize hano bose barabizi. Bijya birenga kuba umushumba akaba umubyeyi.
ni umubyeyi uzi kurera impano kandi akamenya no kwitozerezamo umuririmbyi wiwe. Bishop naramwicaje ndambwira ati Bishop, ndifuza gutera intambwe kwaguka mu mpano yanjye, dukora iki? Ikintu cya mbere yarambwiye ngo wari waratinze. Bishop yaramfashije kubona runo rusengero nta kintu na kimwe wishyuye, n'umugisha utabaho. Kandi mu by'ukuri tugiye mu myaka, ndi umwana muto cyane atagira n'icizere cyo guha ahantu nk'aha, ariko Bishop yangira icizere. Imana yanjye dore wifunguriye imiryango, sinzigera aho nzagera hose, ntabwo nzigera nkwibagirwa, kubera ko umpaye ukuboko kunini kuzangeza ku bushake bw'Imana. Nabuze ikintu nzamuha, mu by'ukuri nabuze gift nzamuha, ndayibura pe. Afite amafaranga menshi, Bishop se ndamuha ifaranga bigenda gute? Arazindusha nyinshi, nta nubwo ndavuga ngo nzomwambika umudari. Kandi uwo mudari ni ikimenyetso c'igihembo c'uko ari umubyeyi uzi kurera impano. Tumukomera amashyi. Bishop, mu by'ukuri uri umubyeyi wanjye, ngiye kugusaba umbabarire uno mudari nkukwambike, kubera ko iki ni ikimenyetso c'uko uzi kurera impano. Ujya utugira abagabo kandi turi abana. Abantu hano hanze, yego ahangaha twagiye tuhabonera imigisha, abanyuze barabizi. Frank ubuhamya yirwa atanga murabuzi, bayizi abanyuze bose barabizi. Nanjye nagize umugisha wo kuhanyura. Rero mushumba, Imana mu ijuru iguha umugisha. Uri umubyeyi wanjye, ndagukunda kandi ndakubaha. Pastor Kado, umubyeyi wacu, nawe ngira ngo wabanye na muzehe, uzi ubanze mudufatore Imana ishimwe cyane. Pastor Kado nawe namuteguye umudari wo kumushimira. Umubyeyi wacu dukunda, inshuti y'urubyiruko. Umunsi ngira igitekerezo cyo gukora concert, naramwicaje angira inama, aransengera, ansabira umugisha. Mubyeyi, ndagukunda kandi warakoze kugira uruhare kugira ngo ibi byose bigerweho. Nyemerera nawe nkwambika umudari, niba uzashaka humanika uzoza ubona buri munsi. Iki ni ikimenyetso cy'uko tugushimiye ko impano zacu muzigiramo uruhare, mudusengera umunsi ku wundi, kandi ni ikimenyetso cyo kubereka ko tubakunda. Imitima yacu irabakunda, nta buryo twabisobanura. Imana ibamugisha. Komera Imana amashyi. Mama Pasiteri nawe namuteguye ururabo, barazikunda cyane. Imana iguhe umugisha. Inshuti yanjye, ndagushimiye cyane, muri abashumba beza. Imana ibamugisha. Yewe ngaho dufotorwa.
murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye kuri indirimbo ya nyuma kugira ngo teka cyose mu rugendo rwe rw'umuziki ibyo nibuka akiri muto ntago muzi akunda kuririmba, nta nubwo we yabikundaga cyane. Akikinjira muri uyu muhamagaro wa kariyeri solo yiwe hari style cyangwa se injyana yahagurukiyemo zo kuririmba, ngiye nkabona atari zo yagakumbye kujyamo, kuko ni umuntu ugira ijwi ryiza rituje riri emotionnel ku buryo umuntu wese akenera kumva indirimbo ziwe zituje. Bari agitangira kuririmba muri Alarme niho yatangiye gusa n'ugaragarira iteka ryose. Iyo nabonaga ari kuririmba numvaga ari ibintu bishimishije, rimwe na rimwe nkumva ngize n'amayemutse nkavuga uyu ni mahirwe uri kuririmba. Icyo yakundaga cyane kwari gukina umupira, yakundaga gukina umupira cyane, afite impano ariko atabasha kumenya iyi mpano yamarira iki, yazangiza ese nicyo kintu nzakomeza gukora. Abandi baciye bagapfa akambwira ati mama njye ndashaka gukorera Imana. Sinabyumvaga cyane kubera ko ntabwo namubonaga muri iyo mpano, nabonaga akunda gukina umupira, n'ubu ni umukinnyi w'umupira cyane. Sinabyumvaga, nabonaga ari nko mu kigari, nabonaga atabishoboye, ariko nkabona ajya mu bitaramo, nkabona ajya mu bisirimba, ariko nkabona nta impano yo gusenga afite, nkabona ntibimurimo. Niba ariko nabonaga harimo n'ibintu by'ubutesi, ariko nabonaga atabishoboye. Ariko ndashima Imana ko uko umuntu atekereza cyangwa uko umubyeyi atekereza siko Imana ibona. Ndakwifuriza gukomeza gukorera Imana, nibwo buzima, kureba Imana nibwo buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Ko n'icyo Imana yakuremeye ukomeze usenge cyane, wegere Imana cyane, wirinde ibigare, wirinde ibidafite umumaro, ahubwo ubwire Mwuka Wera akomeza kubera umujyanama agukoresha muri byose. Kuri uyu munsi rero wa konseri yiwe mfite amatsiko yo kubona nawe ari guperforminga noneho nk'umuhanzi, nk'umuririmbyi ugiye kubyinjiramo akabikora nk'umwuga. Nanjye mfite amatsiko y'uriya munsi, mfite amatsiko yo kubona iyo konseri ukuntu izaba imeze. Ikintu rero ntegereje kuri uriya munsi ni ukubona imbaraga z'Imana zikomoka mu mwana wa Zebedayo. Ndashima Imana yampaye umuryango mwiza unkunda, ushyigikira umunsi ku wundi, ndetse namwe mu nkunda mudahwema kungaragariza urukundo. Iyo nsohoye nk'indirimbo cyangwa se nk'uko mfite igikorwa, inama mwangiriye, abansapotinze mu buryo bugiye butandukanye, n'umugisha ukomeye kubagira cyane. Ndabashima Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero mu kanya tugiye kubana, icyo mbasaba nk'uko musanzwe mushyigikira, tugirane ibihe byiza, tugiye kurema Imana tuyihimbaze. Munyemerere uno munsi uyu mugoroba udasanzwe wo kurema Imana ndetse no guhimbaza. Ni igikorwa cyanjye cya mbere nteguye, bifuza ko kiba igikorwa kidasanzwe, umunsi udasanzwe, umunsi w'amateka ku buzima bwanjye. Rero mwese ndabasaba, indirimbo turi buririmbe tuze gufatikanya, kandi harabaho guhembuka, harabaho gukira. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. ngira ngo nari nabivuze, niba ari shari yatambuka mukamusukaho amavuta. Abantu babikora ni abantu bose bamaze kuva ku mugabane wabo bajya kuririmba. Umuntu wavuye ku mugabane wabo ajya kuririmba ku wundi mugabane. Ngo nari navuze Papi Clever, harimo na Frank na Pastor Ben, ngira ngo na Bosco mukora icyo gikorwa. Icyo bivuga ni iki? Ni ukuvuga ngo turamwifuza andi mavuta. Cyumvikanye, biroroshye. Cyumvikanye, ni icyo cyonyine. Asante. Unyemerere duhuje ibiganza, duhamagare Richard yongera atere intambwe hano, dukomere Imana amashyi. Amen. Ibintu ni byiza cyane.
ubwo abafite amavuta mwigire hino papi, mwigire hino na Frank, hanyuma badushakire intebe rishari yicare hano cyangwa pfuka amapapa. Nanjye bino bintu ndabihawe kabisa, ndabihawe kweli. Imana izakugeze kure papa, Imana izakugeze kure, Imana yo kwiringirwa kandi Imana yo kwizera. Ndagushima kuko utajya ukoresha abakomeye gusa, nta n'ubwo ujya ukoresha aboroheje gusa. Uwaciye bugufi wese kandi agatahura impano yawe ikomeye imurimo, wowe wese uramukoresha. Iki ni ikimenyetso umushumba ahishuriwe, kandi natwe batoya cyane tubikoze. Ni ukuri Imana biherekezwe n'imbaraga zikomeye z'Imana, ishara zagere kure, aho twese tuzajya tumureba tukumva duteye ishema, tukanezezwa no kumva ko ari n'umuntu gusa tuziranye. Tuzatugera ahantu tubwira abantu ngo uriya muntu urimo kureba wabaye igihanga, uriya tubwira abantu ngo uriya turaziranye, kubera ko twumva twifuza kumwitirirwa. Impano ye ntigahagarare, imbaraga zose zitava ku Mana zizamwitambika, azazihinguranye, azazihitane. Imbaraga zose z'Imana zimubeho, kandi ubwiza bw'Imana budasanzwe buzamugumeho guhera ibihe wamuhamagariye kuzageza iteka ryose. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byiza cyane. Umwanya muri iki gihe impano ye, inyenyeri wamushizeho yake, akwamamaze, akuvugire, umwama mutangaza bikorwe aririmba. Iyi ni seso umuhamagayemo Mana, iki ni igihe kitigeze kibaho. Ndagushima Mana, reka tumurambure ibiganza twese, agira amagambo mwaturaho, mwatura amagambo. Ijambo ryiza, mubwire ijambo ryiza, vuga ijambo ryiza, vuga ijambo ryiza. Umurinde mwami, umurinde umubi, umurinde satani, umurinde gahunda z'abadayimoni, umukore uruzitiro agendere mu maboko yawe. Data mushaka wamuhagurukije mu gihe gikomeye. Kimwe kimunanira, ibitarakunda ubikore Mwana, abataragara bamugeze Mwana, umukingura imiryango migari, wigaragaze mu buzima bwiwe, umuheza inshuti, umuheza abasipaza, umuheza abaterankunga, umuheze abantu bazi impano yiwe. Ihabwa agaciro kuko ari we ukorera Mwana. Tumukomeye amashyi menshi, tumukomeye amashyi menshi.